Yes ashimwe shuti bakunzi ba Intumwa y'Agakiza TV online. Turagarutse kandi tubazaniye ibintu byiza cyane bikuye mu ijambo ry'Imana. Nkuko musanzwe mumenyereye, Intumwa y'Agakiza TV ni televiziyo ibagezaho ijambo ry'Imana, ikabagezaho ubuhamya, ikanabagezaho n'imyidagaduro nyobokamana. Uyu munsi turaje rero n'ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umuvuga butumwa ahangaha ugiye gutangira mu kanya twibwira, hanyuma katugezaho ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima we. Ngewe rero ubasuhuza nitwa Ndarisaba Mungu Paul Clement, nkaba mbahaye ikaze muri iri jambo ry'Imana. Hanyuma rero nimukore subscribe, iryo jambo rya subscribe muri kandi ryanditse ari umutuku, ni muri kandi rahinduka umukara, nimurangiza umukande kuri akantu kameze nk'inzogera, nimumara gukanda karazana utuntu tumeze nk'amatwi, ibyo nabyo ni byiza. Nimurangiza kandi inyigisho muyisharing, muyohereze ku bantu hirya no hino batandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana bukwire hose. Imana ribaho umugisha. Reka duhikaze umukozi w'Imana atugeze ijambo ry'Imana duteguriye kuri uyu munsi. Imana imugisha. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Amazina ni Shimwe Pascaline, nsengera ku mazu kuri ADPR. Ni njye umukobwa ugiye kugaruka kubabwira Imana ibirenze by'Imana iduhana umugisha. Nje kubabwira ijambo rivuga ngo igihe gishize wari uri hehe, ko abandi bakijijwe, ko abandi baretse ubusambanyi, ko abandi baretse kubeshya, ko abandi baretse ibyaha, wowe wari uri hehe? Iryo ni ryo jambo nje kukubwira. Hanyuma rero mu gihe ukiritekerezaho, reka dusome ijambo ry'Imana. Turarisanga muri Yeremiya ibice 8 umurongo wa 20 kugera 21. Aranditse ngo isarura rirashize, iki kirarangiye kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'ubwoko bwanjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe. Mbese Galiyadi nta muti wo komora ibisebo haba? Turongera nanone dusome Yeremiya ibice 3 umurongo wa 13. Haranditse ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka. Imana ibaho umugisha. Nakubajije ngo mbese igihe gishize wari uri hehe? Reka tuganire kuri aya magambo. Hanyuma nusanga iyo wari uri hatari hafashe cyangwa se niba hatari hashimishije Imana, uraza kugaruka. Imana ishimwe. Hano ijambo riratubwiye ngo igihe kirashize, iki kirashize tutarakizwa. Igihe cyo kwihana kigiye kurangira, icyakora utarakizwa. Igihe cyo kwihana kigiye kurangira utarihana. Wabuze iki kugira ngo wihane? Ayo niyo magambo tuje kuganiraho. Ni iki wabuze? Nuko abahanuzi batahanuye, nuko avuga butumwa batabonetse, nuko insengero zitabonetse, ese nuko insengero bazifunze. None se mbere yo kuzifunga wari uri hehe? Ibyo naje kukubaza. Igihe gishize wari uri hehe? Kutakijijwe wari uri he? Imana ishimwe. Birashoboka kuba utarabonye umuvuga butumwa wo kukubwiriza amagambo y'ubwenge cyangwa se amagambo akwibura mu nzira yo gukiranuka. None nta n'umuhanuzi wigeze gusanga. Birashoboka ko utarabonye umuhanuzi, nta naho wigeze wumva ko bavuga Imana. Imana ishimwe. Ariko umutwe w'amagambo w'iri jambo twasomye uravuga ngo abavuzi bavura inguma bazica hejuru. Mbese wahuye n'abantu bavura inguma bakazica hejuru? Mbese wahuye n'abantu bavuga Imana uko itari? Mbese wahuye n'abantu? Igihe gishize wari uri hehe? Imyaka irangiye wari uri? Kwibaye myinshi utarakizwa, kwinsengero zifunze utarakizwa. Igihe gishize wari uri hehe? Mbese nuko korari zitaririmbye se ngo ufashwe? Nuko abantu zisi batahanuye ngo wuzure umwuka wera? Igihe gishize wari uri hehe? Kuki utakijijwe wari uri he? Imana ishimwe. Birashoboka kuba uri muri korari utarakizwa, ukaba pasiteri utarakizwa, ukaba mushumba utarakizwa, ukaba umuvuga butumwa utarakizwa. Kuko iyaba byari bahari bakijijwe, mwagakwiye komora ingoma muzihereye hasi mutaziciye hejuru. Imana ishimwe. Ndashaka ko muri iki gihe kigoye tuvuga Imana ukwiri.
ntabwo Imana yaguhamagaye kugira ngo ujya gusenga zakanyarira ngo ujye mu buvumo, ahubwo yaguhamagaye kugira ngo wemere icyaha cyawe. Icyo ni na kimana gushaka. Si ngombwa kuzura umwuka wera, yego kuwuzura ni byiza kandi ni nabyo, ariko ikigushaka ni uko wemera ibyaha byawe. Icyo Imana ishaka ni uko wava mu byaha, kuko twabisomye muri Yeremiya ibice 3 umurongo wa 13. Imana irakureba iravuga ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Icyo Imana ishaka ni kimwe, waba uri pasiteri, waba uri mushumba, icyo uri cyo cyose emera icyaha cyawe. Kuko yigeze kubwira yo biramubwira ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo Imana ishaka kuririmba cyane ngo abantu ibyo nabyo ni byiza kuririmba, ariko ibyo ntabwo byaguhesha ubugingo. Ikigambiriye kuri wowe nuko wemera icyaha cyawe ukava mu byaha. Ikigambiriye kuri wowe nuko wakwihana, kuko igihe kirarangiye n'isarura rirarangiye. Igihe cyo kwihana kirimo kugusiga. Ndagira ngo nkubwire, hindukirira uyu munsi, wongere wumve ko Imana ishobora kukubabarira, ugaruke ku isoko, cyane ko abenshi bamaze kuva ku masoko bakajya ku masoko. Bakobwa benshi bataye Imana, bakavuga bati n'ubundi igihe twasengeye nta mugabo twabonye, bakavuga bati n'ubundi igihe twasengeye umugabo ntiyankunze ndagiye. Ariko uyu munsi icyo sicyo naje kukubwira, ahubwo naje kukubwira ngo emera icyaha cyawe. N'ubundi Imana izi ko uri umunyantege nkeya. Hari umuririmbyi wavuze ngo ni data wa twese mwiza, ngo kuko ajya amenya intege nke zacu. Nawe ndagira ngo nkubwire ko Imana izi intege nke zawe, kandi aho intege nke zawe zirangirira niho iz'Imana zitangirira. Icyo ngusaba ni kimwe, ni ukwemera icyaha cyawe. Muri iyi minsi biragoye kubona umuntu ukubwiza ukuri, ariko uyu munsi naje kukubwiza ukuri. Muri iyi minsi biragoye kubona umuntu womora inguma akazihera hasi, bose baza baca hejuru. Ariko uwo si wo muti w'ikibazo, ahubwo ab'Imana yatoranije komora inguma nibazihere hasi. Ubundi ugiye gukandika ibyimba ntabwo uhera ku mutwe, ahubwo uhera aho gitangiriye. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, ufate ingamba nshya, uve mu byaha, wemere ibyaha byawe. Waba uri umusambanyi ubyemere, waba uri umurozi ubyemere, waba uri umujura ubyemere. Nakubwiye ngo Imana ijya imenya intege nke zacu. Izi ko kwihana byakunaniye, ariko emera icyaha cyawe, ubundi gukora ni ukwayo. Izi ko duhora dutangira, ariko ifite imbaraga ziruta izawe, kandi ifite ububasha. Ijya ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ijya ibasha gutunganya ibyatunaniye gutunganya, ijya ibasha guhindura ibyatunaniye guhindura, ijya ikora ibiruta cyane ibyo twibwira. Birashoboka ko uyu munsi kwihana byaba byarakunaniye, cyangwa se wakwihana ugaca hejuru, cyane ko ijambo ryawe ry'Imana ryatubwiye ngo abavuzi bomora ingoma bazica hejuru. Ariko ijambo ryatubwiye ngo mbese ko mudakira inguma cyangwa se ko mutava mu byaha mwabuze iki? Nuko mu Rwanda se hatari abavugabutumwa? Nuko mu Rwanda se badahanura? Nuko hanze y'u Rwanda se badahanura? Imana ishimwe. Ariko nakubajije ngo igihe gishize wari uri hehe? Kuba utarakijijwe se nta jambo ry'Imana wumvishije? Muri uru Rwanda harimo amakoranabuhanga menshi, harimo ama YouTube na za Zoom TV, harimo amashami menshi na za televiziyo, kandi hose haca ijambo ry'Imana. None kuba utarakijijwe ni ijambo ry'Imana wabuze? Kuba utarareka ibyaha ni uko wabuze ukubwira ngo va mu byaha? Ni iki kitavuzwe kugira ngo ubashe kwihana? Ni iki si urindiriye ahubwo? Iyo urebye usanga Bibiliya yose twarabashije kuyivuga, ariko nubwo tuyivuga ugasanga nta gihinduka. None niyo mpamvu nafashe umwanzuro kukubaza ngo kutakijijwe wari uri hehe? Ko abavuga butumwa ari benshi mu Rwanda, abahanuzi bakaba benshi, nubwo ab'ibinyoma bati, ariko ntibivuze ko nabo kuri badahari. Kandi birashoboka kuba warahuye nabi ibinyoma ariko abukuri barahari, kandi birashoboka kuba warahuye nabi ibinyoma ariko ubuhanuzi sibwo shingiro ryo kwihana. Kutakijijwe wari uri hehe? Igihe gishize wari uri hehe? Ni ijambo ry'Imana wabuze? Ese ni ubuhanuzi wabuze? Wabuze aho uryumvira se? Kutakijijwe wari uri hehe? Ese nabakomeye ingoma bakomeye nabi? Ese ni umuti wabuze? Mbese wabuze aho unywera? Igihe gishize wari uri hehe? Hindukira uve mu byaha,
kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nta n'inyungu y'ibyaha, nta n'umusaruro wabyo, nta n'agaciro bitanga. Nasomye ijambo rirambwira ngo iyo umunyabyaha abyutse ngo abantu barihisha. Mbese nawe urashaka kugira ngo ubyuke abantu bihishe? Mbese urashaka guhungabanya isi bitewe nawe? Mbese urashaka ko abantu babibyihebe bikuruwe nawe? Wakwihanya ukava mu byaha. Birashoboka ko utigeze wumva ijambo ry'Imana ry'ukuri, ariko uyu munsi nje kuri kubwira, kuko ntacyo wabuze ngo ukizwe. Niba utagira televiziyo ufite telefone ya touch wabasha kureberaho ijambo ry'Imana. Niba utagira iyo touch hari amaudio akorwa avuga ijambo ry'Imana, wabuze iki kugira ngo ukizwe? Niki cyatumye udakizwa? Ni abantu mubana se batumye udakizwa? Ni imiryango se yatumye udakizwa? Ni abavandimwe se batumye udakizwa? Ni ibyo ubona se byatumye udakizwa? Nasomye ijambo rirambwira ngo Yesu yazanwe no gutandukanya umwana na nyina. Birashoboka ko umuryango uvukamo utakwemerera gukizwa, ariko niba ushaka Kristo tandukanye nawe, itandukanye n'uwo muryango, kuko ntacyo wabuze kugira ngo ukizwe. Nta n'ikimana itakoze kugira ngo wihane. Yazanye ikoranabuhanga mu Rwanda kugira ngo bataramenya Imana bayimenye. Yazanye ikoranabuhanga mu Rwanda kugira ngo wowe utagira televiziyo wumve audio. Ushobora kuvuga ko nta telefone ya touch ufite kugira ngo ubashe kumenya ibitambuka ku YouTube cyangwa se no kuzindi nkoranyambuga bivuga Imana, ariko yashizeho ikoranabuhanga rihagije na audio igihaba. Kandi niba utanagira audio mu nsengero harahari, ni iki wabuze kugira ngo ukizwe? Imana ishimwe. Ni wowe mbwira uri kunyumva uyu munsi. Muri iyi minsi biragoye kugira ngo ubone abantu bavuga ukuri. Kubona n'insengero nyinshi zimaze kuyoba, zikayobera mu by'isi. Ariko uyu munsi naje kukubwira ngo ni iki wabuze ngo ukizwe. Aho umupasiteri atumira umuvugabutumwa agatangira akamuhingira ngo ari bugende yigisha, kubera ko ukuri kwabuze nyine. Agatangira akamubwira ngo wigisha gutya, urabona dufite umushinga wo kubaka, aho kugira ngo nawe uvuge icyo Imana yagutumye, ugatangira ukagendera ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza baguhaye. Sigaho kuvuga ibyo bakubwiye abana b'abantu, ahubwo niba koko warahamagawe n'Imana ugatoranizwa kuba umuvuzi w'ibikomere, vuga icyo Imana ikubwiye. Niho uzanabasha no kubona Imana, niho uzabasha gusingira ubutunzi bwahishwe. Naho kuvuga ibyo abantu bakubwiye, nshuti yanjye, ntacyo byakumarira, nta n'icyo byakugezwaho. Reka gusimbuka, kuko nigeze mbwira abantu, ndababwira ngo gusimbuka cyane sibyo biranga umwuka, no kuvuga indimi cyane sibyo biranga kukijijwe, no kuba uri pasiteri ntabwo ari byo biranga kukijijwe, no kuba uri mushumba ntabwo ari byo biranga kukijijwe. Ahubwo mbese umutima yaguhaye wo kuvura ibikomere biri mu bantu ubutanga ute? Umutima yaguhaye wo kuvura ibikomere biri mu bantu ubutanga gute? Mbese ko Imana yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange mbaruhure, iyo ubwayo ijya imanukira muri wowe ikabasha kuruhura ishaka kuruhura, mbese iyo umukweretse umuruhura gute? Biragoye kuvuga ukuri, ariko ukuri niko kw'ingenzi, kuko naho ikinyoma cyaba cyinshi, ukuri kukaba kumwe. Ikinyoma kirashira, ariko ukuri kugasigara kwemye. Kabona nubwo nigeze kubona abantu benshi Imana yabatuma pasiteri akaza akabicaza akavuga ati ariko Imana yakubwiye iki, agahita amuhereza ingingo ari bugendereho, kubera ko udashaka kuvura inguma nk'uko Imana yabigutegetse, ugatangira ukagendera kuri ya mabwiriza pasiteri yaguhaye, ugatangira ukayobagurika, ukata umurongo Imana yaguhaye, ugashaka kwishiriramo ibindi bintu bakubwiye. Ariko nje kukubwira ko kutakijijwe wabuze iki? None se ubundi kugabura ibyaro ukaba udakijijwe, wowe urindiriye iki?
kuhanura ukavuga ko Imana ivuze ukabwira abantu ngo bihane wowe utarihana, ubundi ibyo byo bimaze iki? None se ubundi kubwiriza abantu ukabatiza abantu ukabigisha kuva mu byaha kandi wowe utarabivuyemo, ibyo byo bimaze iki? Ni byiza kuruhura umuntu nawe utikoreye, kandi ni byiza gutokora umuntu nawe udatokowe. Ni byiza gutanga nawe ufite icyo wizigamiye, kandi ni byiza kuzigama kuko mu gihe kizaza hari igihe ushaka ukabura. Ibi mbivugiye iki? Ndashaka kubwira abantu ngo bihane bave mu byaha. Nubwo ukuri kwabuze ariko nimukugire, nubwo kuvuga Imana ukwira ibyabavuyemo ariko nimisubire ku isoko, nubwo inyigisho z'ibinyoma zigwiriye kandi zigwizwa namwe, nje kubabwira ngo nimwongere mwihane, mwongere muvuge Imana ukwiri. Nubwo ibyo ngibyo tubikora ikatwihorera ariko ntabwo ibihwanye natwe, nubwo iturebesha amaso ikatureka ariko hari aho tuzahurira. Imana ishimwe. Biragoye kuvuga ukuri kukazemerwa, ariko si ngombwa kuko nasomye ijambo rirambwira ngo uzababwire naho batazumva. Nanjye ndakubwira naho utakumva, ariko ngize umugisha waza tugafatanya. Ngize umugisha wakongera ukagaruka ku isoko, ngize umugisha wakongera ukavuga Imana ukwiri. Ngize umugisha nawe watanga ubutumwa ariko nawe wizigamiye. Si ngombwa kugira ngo urasisha amasasu yose ufite, ahubwo ukwiye kugira ayo usigarana, kuko ushobora kurashisha amasasu yose ufite, watera intambwe ugahura n'urundi rugamba ukabura icyo urasisha. Si ngombwa kubwira abantu ngo bihane utarihana, nawe manza wihane. Igituma abantu bomora inguma baziciye hejuru nuko nabo ubwabo kwiyomora byabananiye. Umuntu arimo kuza kuvuga Imana ari umusambanyi, ese ubundi ko usambana uzayivuga ute? Nani kwaye kuyivuga uko itari, kayibeshyera ukavuga ibyitike zikura ugatangira kuvuga ngo Imana nta kishoboye. So inyigisho ni inyigisho zo kugaburira abantu. Tuvuge Imana ukwiri kuko nibyo bizaduhesha amahoro. Tuvuge Imana ukwiri nibyo bizaduhesha umugisha. Tuvuge Imana ukwiri nibyo bizatuma Imana ikiza igihugu cyacu. Ubundi hari icyo Imana igire bikababara, kavuga ati n'ubundi nubwo insengero nazifunga n'ubundi ntacyo mwakoze, kuko n'ubundi igihe nabatoranyaga ntago mwavuze uko ndahubwo mwarambeshyeye. Kavuga iti rero kubwo ntacyo mwakoze reka mbe mfunze, igihe nzashakira nzafungura. Ariko twakwize kuvuga Imana ukwiri, ko kutayivuga ukwiri ko aribyo biduteje akaga. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo indwara zo muri Egiputa zizigera zibafata. None ni ukubera iki zadufashe kandi mu Rwanda byitwa ngo turasenga? Ni igiki gituma indwara zo muri Egiputa z'ibyorezo zidufata kandi mu Rwanda dusenga? Ni ukubera kutavuga Imana ukwiri. Bavuga butumwa benshi bari kuyibeshyera, bakavuga uko Imana itavuze. Ni igiki gituma Imana itadukiza? Ariko naje kukubwira ngo igihe cyashize, igihe gishize wari urihe? Kutihanye wari urihe? Igihe gishize wari urihe? Nuko abahanuzi batahanuye. Ubundi si byo bahanuye byakumariye iki? Kukiri wa wundi. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo ubwo udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. Ubwo udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. Ubwo utanzi kumpakana kandi ntumpamye uko ngiye kukuruka. Ubwo uvanga ibyanjye kandi byitwa ngo naragutoranije ngo uri umuhanuzi ngiye kukuruka. Ubwo utavura ibikomere by'abantu uko biri igiye kukuruka, kandi nta gisigaye kugira ngo ikuruke. Icyakora igihari ni kimwe nuko wakwihana uyu munsi ukava mu byaha, kuko wibuka ko twasomye ijambo riratubwira ngo dore iki kirashize, igihe kirarangiye, ngo abantu banjye batarakizwa
hashize imyaka ingahe wumva abavuga butumwa, hashize igihe kingana iki wumva abahanuzi, hashize igihe kingana iki insengero zifunguwe, kutakijijwe wabuze iki? Ese abapasiteri bo bababwiriza ntabwo bababwirije amagambo yo kwihana? Ese abahanuzi babahanuriye ntabwo bababwirije amagambo yo kwihana? Mwabuze iki kugira ngo mukizwe? Mwabuze iki kugira ngo muve mu byaha? Nakubwiye ngo mbese ni imiryango yatumye udakizwa? Imana yigeze kubwira Aburahamu ngo tandukana na Loti, kandi ntabwo yari yobewe ko ari mwene se. Nawe uyu munsi tandukana n'ibyatuma udakorera Imana uko bikwiriye. Birashoboka kuba ari umugabo, sinkubwiye ngo urugo rusenyuke, kuko umwijima ujya ubasha guhindura umucyo, ujya ubasha guhindura umwijima. Birashoboka kuba ari ababyeyi batuma udakizwa, birashoboka kuba ari sosiyete ubamo ituma udakizwa. Wowe kizwa kuko umucyo ubasha guhindura umwijima. Kandi Yesu yamurikiye isi yose ari umwe, ariko wowe wihanye ukava mu byaha, ntabwo ari wowe wa mbere waba ukijijwe, si nawe wa mbere waba wihanye. Nicyo gituma nkubwiye ngo va mu byaha. Nshuti yanjye, garukira Imana. Mubyeyi, umukobwa, umusore, umugabo cyangwa umugore, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo abayo ikibamenya kandi yabashizeho ikimenyetso. Birashoboka kubera gushizeho ikimenyetso ariko ntubimenye, kuko akenshi muri iyi minsi abenshi ntibazi imihamagaro yabo. Birashoboka kuba warogejwe n'amaraso ya Kristo ariko ntubimenye, ariko uyu munsi nje kukubwira ngo kizwa uve mu byaha. Birashoboka kuba Imana ikugenderera ntubimenye, ariko uyu munsi nje kukwingingira kuva mu ngeso mbi z'ibyaha. Birashoboka kuba usenga ugahera ku wa mbere urimo gusenga ugafunga ku wundi wa mbere ariko udakijijwe, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo tujya tuba mu gakiza tutarakizwa. Ukaba muri ADPR kandi rwose tuzi ko ba ADPR baba bakijijwe, ariko ukaba muri ADPR utarakizwa, yewe ukanahagarara no ku ruhimbo utarakizwa, ukaba umuririmbyi utarakizwa, ukanahanura utarakizwa. Ariko nje kukubwira ngo kizwa usenge Imana uzi. Impamvu abantu bajya batubesha muri iki gihe cyane ko inyigisho z'ibinyoma zigwiriye, bakakubwira ngo Imana ivuze gutya, icyakora ukazategereza ukazayiba, nuko nawe ubwawe utarasobanukirwa Imana usenga iyo ari yo. Ubundi umunyarwanda yaravuze ngo utaramenya iyava ntabwo ajya amenya iyajya. Mu gihe utaramenya iyo Imana yagukuye, ntabwo uteze kuzamenya iyo ujya. Ubundi hari ikintu tudaha agaciro tukagivuga nko mu munyenga ariko gikomeye. Umuntu akiharanga akarira ngo ndi umurokore, icyakora nta na kimwe yarokotseho. Ubundi ijambo umurokore ntabwo ari ADPR, ahubwo no mu Basilamu hashobora kuba harimo abarokore, no mu Badive habamo abarokore, no mu macaci runaka habamo abarokore. Kuko umurokore ni umuntu warokotse ku kintu akakireka, akavuga ati niba nari umusambanyi ndabiretse, niba nari umujura ndabiretse, niba nari umurozi, uwo ni umurokore. Kabone nubwo yaba ari mu Basilamu, kabone nubwo yaba ari mu Badive cyangwa se mu Bangirikani n'ayandi macaci, uwo nguwo ni umurokore. Ariko muri iyi minsi uburokore twabifashe nk'umunyenga. Yaba ari umusambanyi ni umurokore, yaba ari umujura ni umurokore. Ariko ndagira ngo ngusobanurire izina uburokore. Izina uburokore ntabwo ari ukuvuga yuko uri umu ADPR, si no kuvuga ko uri umuhanuzi, si no kuvuga ko uri umushumba cyangwa se umupasiteri, ahubwo kwitwa umurokore ni uko hari icyo warokotseho. Ukavuga uti ngiye kubesha ndabiretse, ukavuga uti ngiye gutuburira abantu ndabiretse nubwo nakoraga ibyaha ariko ndabyihore. Uwo niwe murokore. Nakubwiraga ngo igihe gishize wari uri hehe? Birashoboka kuba utarabonye umuntu womora inguma ngo azihere hasi, ahubwo akabica hejuru, akazakubwira ati Imana ikurije indege nyicyakora utarihana, uwo nguwo aziciye hejuru. Kuko uri mu munyenga wo kuzurira indege ariko wo kuzabona Imana ntawe.
Imana ishimwe. Nakubwira ngo tuve mu byaha, kandi nakubwiye ngo icyo Imana ishaka cyonyine ni uko wemera ibyaha, nk'uko twabisomye muri Yeremiya ibice 3:13. Icyo Imana ishaka ni uko wemera ibyaha, ni uko wemera ko uri umusambanyi, ni uko wemera ko uri umurozi, ni uko wemera ko wakoze ibyaha, mbega ni uko wemera icyaha cyawe uko kiri kose. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku, igihe byeza bigasa na sheregi, nta cyaha Imana itabasha kubabarira. Singushishikarije gusenga udakiranuka ngo uyu munsi uri mu buvumo, ejo kanyarira, ejo bundi ndabirambiwe na za hehe na za sedogo. Ibyo nta mumaro bifite, ahubwo bigira umumaro iyo biherekejwe no gukiranuka. Kujya mu ibuye bigira umumaro bikurikiwe no gukiranuka. Kujya kanyarira bigira umumaro ari uko biherekejwe no gukiranuka. Kujya mu bisate no mu buvumo no mu bundi buvumo ntazi muzi bigira umumaro ari uko biherekejwe gukiranuka. Kuba umudiyakoni bigira umumaro ari uko ufite gukiranuka. Kuba mushumba bigira umumaro ari uko ukiranuka. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo bazavuga ngo mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe. Urusengero rw'i Kigali Kimironko sinjye warwubatse, sinarubereye mushumba. Urusengero rw'i Musanze sinjye warwubatse, ngo ariko azakubwira ngo mva imbere wankozi y'ibibiwe ntabwo nigeze kukumenya. Ndi kukubwira ngo imirimo yose ukora iyo idaherekezwe no gukiranuka ibe impfabusa. Wasengera abarwayi bagakira, wahanura inyenyeri zikamanuka, iyo bidaherekezwe no gukiranuka biba impfabusa. Njya nkunda kubwira abantu ntihari ibikoresho bigira umumaro ariko wakwimuka ntubyimukane. Na leta yabivuze neza, aravuga ngo hari umutungo utajya wimukanwa. Bishatse kuvuga ngo ushobora gukora imirimo myiza utayiherekeresha gukiranuka, bikaba ngombwa kuzasigara Imana igarutse. Ushobora guhanura cyangwa se ukavuga ubutumwa, ugashinga insengero, abantu bagakizwa, ariko utakiranuka, bikazaba impfabusa ku munsi Yesu azaba agarutse. Ushobora kubwiriza abantu cyangwa se ukabarangira n'uburyo babona Imana, ukababwira uti cyakora bimeze gutya, ugiye mu buvumo, ugiye kanyarira, ugiye songa, ushobora kuhakura Imana, ariko utabikora ukiranuka, ku munsi w'urubanza bikazaba impfabusa. Imana ibaha umugisha. Mvuze bike Imana ibyagure muri mwebwe. Kandi ushaka kurama akora ibyiza adacogora. Ushaka kuzabona Imana akora ibyiza adacogora. Ushaka kumva uko Imana ivuze nakora ibyiza adacogora. Kuko muri iyi minsi turimo gufata ibintu bituruta tukabishyira imbere yacu n'Imana. Mbega mu yandi magambo, hagati yacu n'Imana hakabamo urusika, kandi twebwe ubwacu tutazi. Umuntu akajya gusenga kubera ko atakiranuka, atanakijijwe, ugasanga atashye atagize icyo abwira Imana, ahubwo ayitura ibibazo. Akagenda imbere y'Imana rwose agahera mu gitondo ayitura ibibazo akageza nimugoroba. Ariko iyo abo wari ukiranuka, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka ajya mukiza muri byose, ntabwo ajya muharira amaboko y'umubisha na hato. Nubwo ingabo zose zikuzimu zamusatira, ntabwo ijya imuhemukira. Murakoze. Nk'uko natangiye mbibabwira, amazina na Pascaline Ishimwe Pascaline. Imana ibaha umugisha. Amen. Dusenge Imana. Uri ibyiringiro by'umugara, ufite ibyago n'amakuba mu kuboko kwawe, ntakibasha kugera mu isi utacyemeye. Ibyo turabigushimiye. Tugushimiye ko wemeye ko mpagarara imbere y'aba bantu bangana gutya, nkabasha kukuvuga uko uri, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo abavuga ko Imana bayizi ntibakora iby'ijambo ryayo uko ijambo ryayo rimeze, ngo abo ngabo barabeshya. Ariko ngushimiye ko nkuvuze ukuri, izina ryawe nirishigwe hejuru. Abanyumvishe iri jambo mvuze uryagure mu mitima yabo, kandi ubwo uzagaruka abanyumvishije tuzahurire mu bwami bwawe. Urakoze kuko ugaruye abavuga butumwa n'abahanuzi mu nzira,
urakoze kuko ugaruye abashumba n'abapasiteri, cyane ko ijambo ryawe ryambwiye ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikagira amashami aruta ya mbere. Ndagushimye kuko bazimiye ubagaruye, kandi ndagushimye ko batarakumenya ubahaye agakiza, mu izina rya Yesu Kristo.